In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba. Mwabahutumwe, kuba Imana yarisemo ko muba benshi ntabwo yibeshye, ahubwo ni ukugira ngo ubwinshi bwanyu mubukoreshe muharanira ko ikinyoma kitarimbura abatutsi, abanyarwanda n'abatwa muri aka karere. Ndavuze ngo kuba Imana yarahisemo ko muba benshi ntabwo yibeshye, ahubwo byari ukugira ngo ubwinshi bwanyu mubukoreshe muharanira ko ikinyoma kitarimbura abatutsi, abanyarwanda n'abatwa muri aka karere. Abahutu muranyumva? Kuba Imana yaremeye ko muba benshi ni ukugira ngo abavuga ko batangiza intambara baharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda muri aka karere, ijwi ryabo murizibishe ijwi ry'ururimi rw'abaharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana mu karere. Irabaha amanu mukifuza amadegede na tungurusumu zo mu Misiri, muri Egiputa. Imana irababwira ngo muyamamaze hose, aho kubikora icumi rikazana inkuru y'incamugongo ngo mu Rwanda kuvuga ukuri ntibyemewe, ngo kuvuga ko abapasiteri baho abenshi bayobotse ikinyoma no kwivanga muri politike n'ibindi, ngo kuvuga yuko abantu bari kurengana ngo ubwiriza ijambo ry'Imana ntibyemewe n'ibindi. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba, gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakundwa bagorora byose vuba, turabasuhuje nanone tubifuriza amahoro y'Imana. Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, ikaba Imana y'amahoro. Kandi turabasuhuje nanone abemera bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, namwe turabasuhuje mugira amahoro y'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe rero nanone uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu. Uyu munsi ikiganiro turi buganireho gifite umutwe ugira uti ubugwari n'uburangare bw'abahutu mu ntambara z'abanyarwanda ni imbogamizi y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Mu yandi magambo, tugiye kubasobanurira uburyo ki abahutu bo mu Rwanda ari ikibazo mu karere kubera uburangare n'ubugwari bwabo mu ntambara abanyarwanda bashoje muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka tubanze dushima Imana. Nanone turagushimye Uwiteka Nyagora ku ngoma, uri Imana y'inyembaraga kandi ukaba Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye ko warinze mwene data ukurikira gorora byose vuba, kandi tugushimye yuko wamurinze akaba yongeye kugaruka kuri gorora byose vuba kugira ngo akurikirane ibiganiro natwe uba wadushyize mu kanwa kugira ngo tuvuge. Reka Uwiteka mwami Imana n'ikiganiro cy'uyu munsi ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi Uwiteka utwemerere tukubere mikoro maze urangurure ubwira ubwoko bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba. Nshuti bavandimwe bagorora byose vuba, nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byacu byahise, by'umwihariko nko mu kiganiro cyari gifite umutwe ugira uti kuki badashaka ko amateka y'u Rwanda avugwa uko ari. Abaye utaragikurikiye wagenda ukakireba kuri channel yanyu gorora byose vuba, hanyuma ukagikurikira ukagaruka tukaganira. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi twisunze ijambo ry'ibyanditswe riri muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo waho wa 7. Haratubwira ngo
kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga, urukundo no kwirinda. Amen. Mu biganiro byahise twagaragaje uburyo ki abanyapolitike muri rusange badashaka yuko amateka y'ukuri y'igihugu cyitwa u Rwanda n'ayakiranze mbere yuko kiba u Rwanda atavugwa, ndetse abene gihugu batayamenya kubw'impamvu n'inyungu zabo za politike, kubera ko ibinyoma nibyo bo abanyapolitike bungukiramo. Ariko abanyapolitike baharanira yuko ukuri kuzaganza cyangwa kuzatsinda, ndabasuhuje kandi mugira amahoro y'Imana ishobora byose. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubereka cyangwa se tugiye kurebera hamwe impamvu abahutu muri rusange bimaze kugaragara ko barangwa n'umwuka w'ubwoba nk'uko tumaze kubibona muri iri jambo. Tubereke uburyo ki abahutu barangwa n'umwuka w'ubugwari, tubereke kandi uburyo abahutu barangwa n'umwuka w'urukundo ruke hafi ya ntarwo, tubereke n'ukuntu abahutu bokamwe n'umwuka wo kutirinda. Twibutse abadukurikiye ko mu biganiro byacu byahise twagerageje gusobanura ibibazo by'akarere, inkomoko n'inzitwazo z'abazitangiza, cyane cyane izishingiye ku mateka y'ikinyoma. Ikinyoma cy'abanyapolitike bahisemo ko ayo mateka agirwa ubwiru bwabo ku bw'inyungu zabo n'ababo. Twanabasobanuriye ko impamvu twibanda ku Rwanda n'ibibazo byarwo ari uko ariho Imana yateguye cyangwa yahisemo ko hazaba imbarutso y'ububyutse mu karere, ari nayo mpamvu twabaye akabarore mu karere no ku isi. Uko ibibazo uruhuri akarere karimo 95% byose biterwa n'u Rwanda n'abarukomokamo, nanjye ndimo, ariko by'umwihariko ugaterwa n'umushinga urambye w'Abanyarwanda no Kwanda. Twanabasobanuriye ko ibyo bibazo byubakiye ku ngengabitekerezo kirimbuzi ebyiri arizo runari na parimehutu. Ingengabitekerezo ya runari n'iya parimehutu, amashyaka yose mubona, izo za FDU, izo za FPR, izo za ayo mashyaka yose za RNC ari mu ngengabitekerezo ebyiri, iya runari n'iya parimehutu. Utari runari ni umuparimehutu, ibindi ni utuzina nk'uko umuntu yabatizwa. Niba nitwaga Majyambere ntago nzabatizwa ngo nitwe Korode bikuraho yuko ndi Majyambere, oya, ni izina naba nabatijwe, ariko n'ubundi mpama ndi Majyambere. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ibi ngibi turi kuvuga biragoye kubyumva utagira ubuntu na Roho Mutagatifu cyangwa se Mwuka Wera, ariko kandi none subaye utabona nta nubwo wanakabakaba. Bigusaba iki kindi kugira ngo wemere ko amashyaka yose twumva mu Rwanda no muri opozisiyo, nubwo yiyita utuzina tujyanye n'igihe, ariko yose yubakiye ku ngengabitekerezo za basekuruza ari bo runari na parimehutu. Ibyo ni ibintu bisaba ko uba warize amashuri menshi, waraminuje. Kuba FPR yakihitiramo kubakira kuri runari n'ingengabitekerezo yayo ubwabyo si cyo kibazo, cyangwa n'irindi shyaka kuba ryahitamo kubakira ku ngengabitekerezo ya basekuruza, ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo kiba iyo FPR cyangwa se irindi shyaka ingengabitekerezo yayo bikaba ikibazo iyo ntaho ihurira n'ingengabitekerezo nyobokamana. Twababwiye ingengabitekerezo izayobora akarere nyuma y'intambara Imana yashimye yuko ibaho kubera ko twinangiye imitima. Wagenda ukabira mu biganiro twashikoze twarabisobanuye. Rero muri izi ngengabitekerezo cyangwa se mu ngengabitekerezo y'amashyaka dufite ubu ngubu, twavugaga cyane cyane kuri FPR, icyambere Imana ireba ni icyubahiro cyayo mu mikorere y'ishyaka cyangwa se mu mikorere yanyu n'uburyo mwahisemo. Aha rero wakibaza ngo ese icyubahiro cy'Imana kigaragara mu byo FPR ikora, ibyo yakoze n'ibyo izakora? Wowe twumva, igisubizo ni icyawe. Gorora byose vuba. Muvandimwe ukurikiye Gorora byose vuba, reka wenda tube tuvuye mu gihugu cy'u Rwanda
imbere tube tugarutse hanze yarwo. Hanze y'u Rwanda dufiteyo cyangwa se twumva ngo hari amashyaka atavuga rumwe na FPR nk'ishyaka riri ku butegetsi, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe muri politike iyoboye isi ya none turimo, na cyane ko isi y'ubu ngubu muri rusange iyobowe n'ikinyoma. Ariko icyo twe nka Gorora Byose Vuba tubona nk'ikidasanzwe ndetse giteye impungenge ni aya mayeri ya satani yo kunyura mu mashyaka ya politike, iyo politike nayo iba ari mbi, hanyuma tukisenyeraho akarere cyangwa se tukisenyeraho ibihugu byacu mu karere. Sinzi niba hari ahandi hantu uzi ku isi politike y'amashyaka menshi yatanze cyangwa se yazanye amahoro ku bene gihugu. Niba uhazi wajya muri comment ukahatubwira, ariko twe ntaho turabona amashyaka menshi yazanye amahoro cyangwa se azane igisubizo kirambye cy'amahoro ku bene gihugu. N'igihugu cya Amerika, cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'igihugu cy'igihangange ngo gifite ubuhangange bwo guhana ibindi bihugu bibangamira amahame ya demokarasi n'ubwisanzure bw'amashyaka. Amerika ubwayo, muri Amerika ifite amashyaka abiri niyo afite ijambo, ni ishyaka ry'abademokrate n'abarepublika. Tubibutse yuko twebwe nka Gorora Byose Vuba twanabwiye ko demokarasi ari ikinyoma cy'abanyapolitike, ni ikinyoma cy'abantu baharanira kwimika ubwami bw'ikinyoma muri iyi si, ariko demokarasi ntibaho. Abayigisha n'ababeshya ko bayiharanira nibo ba mbere bimika igitugu. Ese ayo mashyaka menshi abanyamerika bashaka ko twebwe ibihugu by'akarere twimika, ko bo batayemera iwabo ngo akore yisanzuye? Kuki bahisemo ko amashyaka abiri ariyo yagira imbaraga kuruta ayandi? Twebwe hanyuma twe tukaba ari twe dukoresha cyangwa se tuyoboka politiki y'amashyaka menshi. Nta kintu mwumvamo bene data? Twababwiye ko impamvu satani yahisemo ayo mashyaka menshi n'amadini menshi n'ubwisanzure bwayo n'abayayoboka ari ukugira ngo ukuri gupfukiranwe, ikinyoma kiyobore benshi bashoboka. Ari nayo mpamvu uzumva ibiganiro nk'ibi ahantu hake. Nta handi ibiganiro nk'ibi uzabyumva usibye kuri Gorora Byose Vuba, kuko ababwirizabutumwa n'abigisha b'amadini bababitsemo ubwoba ko kuvuga kuri politike mu iyobokamana ari ikizira kikaziririzwa, ariko siko biri. Ahubwo umuntu uvuga Imana cyangwa se wigisha Imana y'ukuri y'amahoro, ni inshingano ze kuvuga ibinyoma by'abanyapolitike no kubirwanya yivuye inyuma. Ubundi se ishyaka ni iki? Usibye amazina, ishyaka ubwabyo ni ukwirema ibice ushingiye ahanini ku ngengabitekerezo yo kwishyira hejuru no kwikubira. Byose biterwa rimwe na rimwe no kwanga kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nk'uko twabibonye muri Samweli wa mbere igice cya 8, ubwo abantu bangaga kuyoborwa n'Imana bakisabira umwami, ngo uwo mwami ajya bakubita abasubize mu buretwa, abakoreshe imirimo y'uburetwa. Barambiwe basinza amahoro, Imana yabayoboraga ikabahitiramo umuntu ubayobora kandi umuntu yishimira, kandi akabayobora mu kuri kwayo. Ariko kubera kurengwa bihitiramo kuyoborwa n'umwami, nk'uko natwe bimeze magingo aya. Twahisemo kuyoborwa n'amatora, kandi imitima ntago twe tuzi dufite icyuma kira mu mitima y'abantu. Ariko Imana yo kuba yarebaga mu mitima y'abantu yabahitiragamo umuyobozi ubabereye kandi uzabayobora mu kuri ijambo ryayo. Uko rero niko amadini uruhuri yavutse, kandi yose aba yumva ari mu kuri. Ariko se ukuri ni kungahe? Uko niko amashyaka avuka amanywa nijoro. Nyamara ukuri nuko iyo udafite ishyaka ryo gusenya, uba ufite ishyaka ryo kubaka. Ni ibintu bibiri. Ntabwo babisaba ko niyita izina, ngo niyita akazina runaka k'igifaransa cyangwa se akazina k'icyongereza kugira ngo bigaragare ko ngewe intego mfite ari intego nzima. Amashyaka aba ari mu gihugu, iyo utagambiriye kubaka uba ugambiriye gusenya. Ni amashyaka abiri aba arwanira mu bihugu. Mwagira amashyaka 60, ariko amashyaka aba ari abiri, intego yanyu ziba ari ebyiri, ni ukubaka cyangwa gusenya ibiriho. Uko rero niko n'abahutu bahisemo kuyoborwa n'ikinyoma mu karere, babinyujije mu mashyaka n'amadini menshi, nk'uko na bamwe mu banyarwanda nabo bahisemo kuyoborwa n'ikinyoma babinyujije
mu ishyaka n'ingengabitekerezo imwe rukumbi ya runari. Runari ubwayo reka tubanze tuyishimire kuko ntabwo turi buyishimire kuko ikora neza, ahubwo turayishimira nibura ko mwebwe abarunari ntimutatanye imbaraga zanyu, ariko kandi gorora byose vuba turabasaba ko mwagarukira n'Imana. Nubwo imbaraga zanyu muziteranyiriza kugira ngo mwimike ikinyoma, ariko kandi harageze yuko namwe muharanira ukuri, harageze yuko mumurikirwa n'umucyo w'Imana ishobora byose, namwe mukayoboka inzira yo guharanira ukuri. Impamvu rero abahutu muri rusange ari ikibazo muri aka karere, ubundi niba uhisemo gukora ibibi cyangwa se kwiyegurira Satani, mukorera umaramaje nk'uko tubonye abarunari babigenjeje cyangwa se bahisemo. Ikibazo rero mfitanye namwe abahutu, ikibazo mfitanye namwe bene wacu b'abahutu, mu nyumve bene data bene Imana, impamvu mfitanye ikibazo namwe nuko ari ikinyoma ntimugishoboye, no kwamamaza ukuri no kuguharanira nabyo ntimubishoboye. None se ko abaharanira ko ikinyoma gihabwa intebe bo bahuzwa n'ingengabitekerezo y'idini n'ishyaka rimwe rya runari, mwebwe muhuzwa n'iki ko mubagarira ikinyoma, nyamara muvuga ko muzasarura ukuri? Imana icyo yadushakagaho ni ukwemera ikatuyobora muri byose, maze nayo ikirwanirira intambara y'ukuri mu karere, ibinyujije mu idini n'ishyaka ryayo ry'ukuri, ari ryo jambo ryayo. Intambara iri mu karere bivugwa ko ari yo kurwanirira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Iki ni ikinyoma, ariko ikinyoma cyafashwe nk'ukuri. None se bahutu namwe batutsi ko mutera imbyino imwe nabo barwanira abavuga ururimi rw'ikinyoma, mwumva mutari ikibazo? None se bahutu mwe ko mutera imvugo imwe n'abavuga yuko bari kurwanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, namwe kandi mukavuga ko muvuga ikinyarwanda, mwumva mutari ikibazo? Ni gute waba uvuga ko uharanira ukuri kandi uri kwifatanya n'abarwanya ukuri? Kwibumbira mu mashyaka menshi yubakiye ku ngengabitekerezo y'ikinyoma, ukabikomatanya no kubisobanura mu rurimi rw'abanyakinyoma, ni ugukora no guharanira inyungu z'umwanzi Satani, ubizi cyangwa se utabizi. gorora byose vuba. Mwabahutu mwe, kuba Imana yahisemo ko muba benshi ntabwo yibeshye, ahubwo ni ukugira ngo ubwinshi bwanyu mubukoreshe muharanira ko ikinyoma kitarimbura abatutsi, abanyarwanda n'abatwa muri aka karere. Ndavuze ngo kuba Imana yarahisemo ko muba benshi ntabwo yibeshye, ahubwo byari ukugira ngo ubwinshi bwanyu mubukoreshe muharanira ko ikinyoma kitarimbura abatutsi, abanyarwanda n'abatwa muri aka karere. Abahutu muranyumva? Kuba Imana yaremeye ko muba benshi ni ukugira ngo abavuga ko batangiza intambara baharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda muri aka karere, ijwi ryabo murizibishe ijwi ry'ururimi rw'abaharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana mu karere. Twabonye ko icyatumye Mose asubiriramo Abisirayeli ibyanditswe mu gutegeka kwa kabiri ari uko utazi yava atamenya n'iyajya. Ni nayo mpamvu yabanje kubabara, kabone nubwo bamurushaga nk'uko namwe abahutu muruhije. Bijya bishyika abahutu bo mu Rwanda mukaba ibigusha by'abatutsi banyotewe ukuri, kubera gutinya kwanyu, ubwoba bwanyu, inzangano zanyu ubwanyu, kubera uburangare bwanyu. Imana yabahaye umwuka wo gutinyuka, ariko mwihitiyemo kuba abanyabwoba. Imana yabahaye umwuka w'imbaraga, ariko mwihitiyemo kuba abanyantege nke. Imana yabahaye umwuka wo gukunda no gukundana, none mwihitiyemo kuba kwimika urwango. Imana yabahaye umwuka wo kwirinda, nyamara mwiyeguriye uburangare. Mwiyeguriye uburangare kugeza ubwo Imana yonyine
ibakura mu buretwa, ariko benshi muri kubwisubizamo. Irabaha manu mukifuza amadegede na tungurusumu zo mu Misiri, muri Egiputa. Imana irababwira ngo muyamamaze hose, aho kubikora icumi rikazana inkuru y'incamugongo ngo mu Rwanda kuvuga ukuri ntibyemewe, ngo kuvuga ko abapasiteri baho abenshi bayobotse ikinyoma no kwivanga muri politike n'ibindi, ukuvuga yuko abantu bari kurengana ngo ubwiriza ijambo ry'Imana ntibyemewe n'ibindi. 10 muri mwebwe, 10 ry'abahutu rizana inkuru y'incamugongo nk'uko amashyaka uruhuri mwarorongotaniyemo yananiwe kubahuriza mu cyerekezo kimwe cy'ukuri guhanganye n'ikinyoma muri aka karere. Mwikuremo ba Kora, Datani na Biramu. Ese mubona abatutsi babigenza gute igihe murangaye bigeza? None se muragira ngo abavuga ikinyarwanda bakora iki kindi, ko ari mwe Imana yateguye ko umunsi mwakangutse mugaharanira amahoro ayivaho, ndavuga Imana, aribwo nabo bose bazabona amahoro. Umunsi mwahagurutse mugaharanira amahoro ava ku Mana, nibwo abavuga ikinyarwanda muri aka karere k'ibiyaga bigari bazabona amahoro. Nibwo babandi bahaguruka bavuga ko agiye kurwana barwanira inyungu z'abatutsi, nibwo bazabona amahoro. Kuko ubu niyo barwana imyaka n'imyaniko nta mahoro bazigira babona abahutu mukirangaye. Mudahaguruka ngo muhagarare murwanire amahoro y'Imana isumba byose. Umunsi abahutu mwemeye Imana ikabayobora, ikababera inkingi y'igicu ku manywa, ikababera inkingi y'umuriro nijoro. Imana ikaba ari yibajya imbere mu ntambara murwanamo na Satani muri aka karere. Uwo munsi akarere kazabona amahoro. Uwo munsi nta mututsi cyangwa uvuga ikinyarwanda mu karere uzongera guhaguruka ngo arwane cyangwa se arwanire ururimi n'uburenganzira bwe. Niyo mpamvu dusaba wowe mututsi cyangwa munyarwanda wumvise iki kiganiro kuri Gorora Byose vuba, kugisangiza kikagera ku bahutu aho bari hose, n'abatutsi n'abanyarwanda banyotewe ukuri muri aka karere. N'abatutsi n'abanyarwanda barambuye intambara z'abavuga ikinyarwanda, barambuye intambara z'abahaguruka bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bw'abatutsi, n'abahutu barambiwe intambara zibera muri aka karere. Erega nk'uko Abisirayeli batumye abanyegiputa bose babura amahoro, ni nako akarere katabona amahoro abahutu bo mu karere bakiri mu buretwa bwa Satani. Mu kugomera umugambi w'ububyutse, abahutu bakomeje kugomera umugambi w'ububyutse, ntago n'ubundi akarere kakomeza kugira amahoro. Abahutu muranyumva? Erega abatutsi mugomba kubyumva. Iyo uri umuherwe utuye mu mudugudu w'abakene, ni ukuvuga ngo utuye mu bakene gusa, ukaba uri umukire kandi w'umuherwe kuri byose, ubukire bwawe bwonyine ntibwatuma uwo mudugudu witwa w'abakire. Ubu uri umukire ku giti cyawe ariko ubarizwa mu mudugudu w'abakene. Iyo ushatse rero kugira ngo ukureho igisuzuguro cyo kuba utuye mu mudugudu w'abakene, bisaba yuko ujya gutura n'abakire bagenzi bawe. Amahitamo rero ni ayanyu. Niba abatutsi muzakomeza kuzira uburangare bw'abahutu, cyangwa se namwe abahutu niba muzakomeza kuzira kwirwanaho kw'abavuga ikinyarwanda mu Rwanda no mu karere. Amahitamo ni ayanyu. Gorora Byose vuba. Abadukurikiye muri mu karere kandi mukaba munyotewe amahoro arambye, mubanze mushirike ubwoba, mugaragaze ko muri abanyembaraga mu mwuka ndetse mubiharanire. Mugire urukundo kandi twirinde tutagwa mu moshya. Tugire urukundo kandi twirinde tutagwa mu moshya. Ndetse amahoro dushaka twumve ko ari twe dufite inshingano ya mbere yo kuyaharanira. Amoshya rero twaguyemo ni ayahe? Amoshya akomeye twaguyemo ni aya mashyaka menshi, nyamara hakenewe gusa ishyaka ry'abaharanira ukuri.
hakenewe ishyaka gusa ry'abaharanira ukuri, kuko intambara turwana ni iy'ukuri n'ikinyoma. Sinumva rero impamvu mujya mu ishyaka riharanira ikinyoma kandi muzi ko muri kurwana n'ikinyoma. Ntago numva impamvu muharanira kujya mu ishyaka rirwanira inyungu za Satani kandi muzi ko muri kurwana na Satani. Duhagurukire kuyoboka ishyaka ry'abaharanira ukuri, iryo shyaka rizahangana n'abaharanira kwimika ikinyoma muri aka karere. Kandi iryo shyaka nta rindi, ni ishyaka riyobowe n'Umwami Imana y'amahoro. Muharanire ko amateka y'ukuri y'ibyabaye yandikwa, yigishwa kandi akavugwa uko ari, nta gikuweho cyangwa se ngo cyongerwemo, kandi buri wese abigiremo uruhare, kuko amateka ni umutungo kamere wa ba nyirayo. Ntabwo ari umutungo kamere cyangwa se umwihariko w'abantu runaka cyangwa agatsiko runaka cyangwa abategetsi n'abayobozi runaka n'abanyapolitike runaka. Amateka ni aya ba nyirayo, ni ay'abene gihugu bose ntawe ukuwemo. Niyo mpamvu amateka banyapolitike mutwumva, banyamashyaka ba opposition, amashyaka ari hanze ntago nayarondora ngo nyavemo ni menshi, amashyaka ari imbere mu gihugu na FPR n'ibitwumva, abayobozi bayo batwumva, turabakangura yuko amateka y'igihugu, twebwe nkagorora byose vuba, turabasaba yuko amateka y'igihugu yandikwa uko ari, yaba mabi na yacu, yaba meza na yacu. Ariko ibyo byose bizadufasha kugira ngo tugororokere Imana by'ukuri. Nitumara kumenya neza amakosa yacu, nibwo tuzabasha guca bugufi. Mumenye ibanga ry'imbaraga zanyu. Erega ntiwakibohora Satani ukoresheje intwaro yitwaje. Niba Satani atsindisha ikinyoma, wowe ikwiza ukuri. Mwibuke ko ubwo Abisirayeli bavumbuye cyangwa se bagahishurirwa ko imbaraga zabo nibazihuriza hamwe mu nyungu z'Imana, nayo ari bwo izumva gutaka kwabo ikabatabara, kandi byarabaye. Uko ni nako natwe dukwiye kubafataho icyitegererezo. Ndetse iyo Abisirayeli bagarukaga mu mashyaka n'amadini adafite urufatiro kuri Imana cyangwa se kukuri, Imana yarabarekaga bakazenguruka ubutayu imyaka 40. Ngira ngo ibyo murabizi. Ubwo rero amahitamo ni ayanyu. Ni wowe ukurikiye Gorora Byose vuba ufite guhitamo niba uzakomeza kuzenguruka ubutayu imyaka 40 ikagushiraho cyangwa se ukanayongeza. Wowe utuye akarere udukurikiye, ni wowe amahitamo n'ayawe. Niba muzakomeza kurebera mugahitamo kuba mu butayu imyaka 40 cyangwa se nayo yashira mugakomeza mukiyongeza, muyobowe n'ikinyoma, kubera kwimika ikinyoma mu mitima yacu no kugirwanirira aho kurwanirira ukuri ko no kwamamara kwaho. Reka dusome ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi uyu munsi turi burisome muri Mariko ibice 6 umurongo waho wa 34. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu ahaza abantu 5,000. 34. Yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, uko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, aherako abigisha byinshi. Amen. Reka dushime Imana. Uwiteka, turagushimye ko uri Imana nyamana. Tugushimye ko wumvishe gusenga kwacu, ukaba wabanye natwe kandi ukabana na mwene data ukurikiye Gorora Byose vuba. Reka Uwiteka nyaguhora ku ngoma ukomeze kwiyoborera kandi ukomeze kuganza, ndetse icyigisho uduhaye utwemerere tugire icyo dukuramo kandi kizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bw'ijuru. Urakoze, byose tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo, Umwami, Umukiza n'Umucunguzi wacu. Amen. Muvandimwe ukurikiye Gorora Byose vuba, niba wumva ubutumwa dutanga bugufasha cyangwa hari icyo bukumariye, ni byiza ko wadufasha nawe ibiganiro ukabisangiza abandi kugira ngo ubutumwa nabo bubafashe nk'uko nawe ubafashije. Kandi niba ubona ntacyo bigufasha, byaba byiza ugiye muri comment ukatubwira ati ariko nubwo mukora ibi biganiro byaba byiza mukoze ibiganiro bimeze gutya kugira ngo nanjye bashe kubyibonamo. Murakoze, ibyo nabyo ni umusanzu n'inkunga ikomeye kuri twebwe. Imana ibahe umugisha. Naho mu kiganiro cy'ubutaha. Gorora Byose vuba.